ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye ibiganiro byacu. Turi kumwe n'abana b'Imana benshi uyu munsi kugira ngo ubutumwa tugiye kubagezaho bugere kure. Ni nayo mpamvu ubundi izi social media zagiyeho, nubwo bamwe mu babikoresheje mu buryo butari bwo, ariko ntabwo byari bikwiriye nk'abana b'Imana. Njyewe amazina yanjye nitwa Jerry, ndi kumwe n'Isano y'Abera TV, ndi kumwe na Embassy TV, ndetse ikiganiro murabasha no kukibona kuri Rwanda Gospel Show. Imana ibaho umugisha rero, mbahaye karibu, ndabakiriye mwese. Aha duherereye ni kuri Serenity Park, munsi ya Fawe, hano hafite serivisi nziza zitandukanye. Bw'abakunda gutembera, bakunda kumva bashaka kuruhuka mu mutwe, wahagera wahasohokera n'abana bawe, cyangwa se no muri weekend nawe waruhutse bakagufata neza. Naho ubundi ivugabutumwa turakomeje, ndi kumwe na Evangeliste Mama Edwin. Esashimwe. Isayimbaza. Komeze neza. Ndashima Imana. Natangiye nitonze, none nawe wanyiganye witonze. Aya ntabwo nakwiganye no mu busanzwe, nditonze ndagerageza. Ni byiza cyane. Nishimiye kongera kukubona kandi nyotewe cyane kumva ibyo Imana yagushyize ku mutima kugira ngo utubwire twebwe twese anabakurikiye izi channel zose. Ngo haye ikaze. Wari umeze neza? Ndashima Imana muri byose. Imana ikomeje kundinda, ndacyari mu buntu bwayo. Amen. Reka dusenge ubundi twumva amakuru y'i Yerusalemu. Yego, reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu rifite imbaraga, uri Imana ikomeye, uri Imana isumba kure ubuhemu bwacu twebwe nk'abantu. Ibyo wibwira ni byiza ku bana bawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Bana natwe muri uyu mwanya w'ikiganiro, kandi imbaraga z'Imana zitugote, umwuka wera tuzenguruke. Singira icyo mvuga ntabwirijwe nawe, ahubwo ubuntu bwawe bungotere mu rukundo rwawe, bitume mbasha gusohoza icyo ushaka ku bwoko bwawe. Umugisha abantu bose bakurikiye iki kiganiro bakakanya, uho umugisha n'abantu bazagikurikira. Birashoboka ko hari uwakurikira iki kiganiro atameze neza, kuko muri Yesu harimo byose, harimo imbaraga zikiza, harimo ubutware, ndetse harimo kumererwa neza. Umuntu wese utari umeze neza yakire kumera neza, ndetse n'abandi bose bazumva iki kiganiro bazagira impinduka mu buzima bwabo. Tugushimiye ko utwemereye kubana natwe muri iki kiganiro, mu izina rya Yesu mbyambaje nizeye, amen. Amen. Urakoze cyane Mama Edwin. Ndashaka kukubaza aka kantu nkamaranye igihe. Abantu nanjye bajya babimbaza, kuki umuntu iyo ashatse kugira ubutumwa atanga aza kuri kamera? Ese bijya byemera ko Imana ikwemerera ko watanga ubuhanuzi uri kuri kamera? Ubwo ndi kubariza ababitubajije, ubwo nanjye ndumviraho n'abandi nabo bumvireho. Ubajije ikibazo kimwe ariko kirimo ibibazo bibiri. Yego. Uragize uti bijya byemera ko Imana yakemera ko umuntu atanga ubutumwa kuri kamera? Yego. Ngo mbese ngo kuki abantu baza gutanga ubutumwa kuri kamera? Yego. Niko umbajije. Njye ndivuga njye ubwanjye. Nta kibazo. Njyewe ubwanjye ndabyemera cyane ko umuntu yatanga ubutumwa kuri kamera, kubera ko nanjye njye kuza kuri kamera nta muntu wabinsabye, nta muntu wigeze ubinsaba, nta n'uwo nagishije inama kugira ngo nze. Yego. Ahubwo njyewe Imana niyo yantumye. Nari maze imyaka myinshi ndi umuvugabutumwa nkaba n'umuhanuzi. Noneho buri kwezi kwa 12 mu mpera z'umwaka, abo tuziranye barabizi cyane, bazanumva kino kiganiro. Buri kwezi kwa 12 najyaga gutanga message mu masoko manini no mu muhanda, mfite ingoma n'ipendo na Bibiliya. Wowe ngenda mvuga ubutumwa. Barabiza benshi, bafite n'amafoto yanjye bagiye bayafata ndi mu muhanda. Noneho ngatanga message ya rusange ku bantu benshi bahuriye aho mu isoko, bahuriye mu masoko manini. Isoko rya Kimironko nagiyeyo, bo si ngombwa ko yasobanura, ariko amasoko yo muri Kigali nagiyemo. Noneho aho hari mbere y'uko izi social media zisakara zabagaho kuko na 2018, 2019, 2020 mbese zabagaho. Noneho igihe kiza kugera 2023 mu kwezi kwa 11. Yego.
sorry ndi kukubwira byinshi kandi wambaje bike ariko Nyine ndashaka ndagira ubwo busobanuro ngo- bwimbitse ndagira ngo kugira ngo mbyumve, ntacyo. abadukurikiye nabo babyibazaga Yego, bamenye yego, uburyo yego umuntu rwose. yaza. Noneho mu kwezi kwa 10 ndimo sengera gusoza umwaka, narasengaga nyine ngafata igihe nkabaza Imana, ese ni icyo ushaka ko njya kubwira abantu bari mu masoko no mu muhanda, koko ni kondisiyo y'Imana ku buzima bwanjye buri mwaka gutanga message mu masoko no mu mihanda. Ijwi ry'Imana rirangira rirambwira ngo usenga amasengesho y'iminsi 7 Yego. nzakubwira. Amasengesho narayasenze, nyashoje Imana irambwira ngo noneho rero kuri iyi nshuro ubutumwa bwo mu muhanda no mu masoko, ibyo nagombaga kugutuma byose warabivuze, ahubwo noneho ndashaka kugutuma ugenda uvugane n'isi kuko niyo ngutumyeho. Ibaze isi se tuzavugana gute? Ijwi ry'Imana rirambwira rinyibutsa abantu benshi bagiye bansaba kujya kuri kamera ngo mvuge ubutumwa kuri kamera guhera 2016 Ukabyanga. nkabyanga. Hari nabo twabyanganiye kandi twari inshuti, barabizi baraza kubyumva. bumvaga Kubera ko nabyanze. wowe wabyanze ku kubera bushake kandi ari Imana yabaga yambojeje. Yego. Noneho irangije irambwira ngo kuri iyi nshuro ndakwemereye, ninjye ugutumye message y'uyu mwaka, ntabwo uzayitanga mu isoko se mu muhanda. aho hari mu he mwaka? 2023. Okay. Yego, ntabwo ari mu isoko se mu muhanda, ahubwo noneho uzajya kuri kamera aba ariho utangiriye message, kuko mu isoko hari abatarakumvishe bari mu bihugu bitandukanye no mu ntara zitandukanye, kuko amasoko nagiyemo nayo mu mujyi wa Kigali. Yego. Ariko noneho nabiyo message irabareba. Byarangoye. Impamvu byangoye, nari maze iminsi mbona ibintu bibera muri YouTube, nkareba ukuntu abantu b'abakozi b'Imana ubona ko hari ibintu byagiye bihinduka kubwo kuvugira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Nanje ndasenga mbwira Imana, wanze kunyoherezayo mbere, none unyoherejeyo mu gihe nk'iki mbona kigoranye ku bakozi b'Imana mu mbuga nkoranyambaga. Irangije irambwira ngo rero ngutumye ukuri, uko ngutumye bari kuzavuga, ntuzagire ibyawe ushyiramo ngo wongere cyangwa ugabanye. Yego. Irambwira ngo nzabana nawe. Ndangije mbaza Imana ngo mbese ko ndi umuhanuzi nzitwara nte? Buriya biragoranye cyane kuba uri umuhanuzi ukaba ufite ibihe byiza ukigisha ijambo ry'Imana rigasoza udahanuye. Biragoranye ku banyamwuka babibamo, barabizi cyane. Iyo ufite ibihe byiza ntabwo bishobora gushoboka kubura message urimo wigisha. Mbwira Imana ngo Mana rero ngiye gusenga mvuga ngo uzabane nanjye. Narasenze, Imana irambwira ngo haguruka, reka ubwoba, nzabana nawe. Aho ubona ko hakomeye niho ngukeneye kugira ngo uvuge ibyo abandi batinye kuvuga. Maguruka bwa mbere nagiye kuri Zaburi nshya, niho najyanye message ya mbere nza muri YouTube. Yego. Navuze ibintu bikomeye cyane. Ni wowe wabihamagariye cyangwa baragushatse bihuza nuko nawe wari ufite gahunda yo kujyayo? Oya, njye naramuhamagaye ndamubwira mfite message nshaka gutanga. Anje arambwira ngo mbese iyo message mezite. Ndamubwira nti uko byagenda kose ni Imana yimaye irakomeye. Arambwira ngo yimbwire numve, kuko hari abantu batanga ubutumwa bukomeye usanga bashobora kwangiza imitima y'abantu. Yego. Okay, ndangije ndamubwira nti si ngombwa kubikubwira byose, ariko nyemerera niba bikunda. Brazil ni wanyihereye gahunda, ama mwanya rwose ndagenda mvuga ubutumwa, aranyemerera ndabuvuga, nta n'ijambo njye nawe twavuganye. Namubwiye ntumba bariye bya bindi byanyu by'abanyamakuru kugira ibyo mubaza, njye ndatumwe, nta kintu uri bumbaze kuko sindi bugabanye cyangwa ngo nongere. Narabivuze nk'uko Imana yabintumye, kandi hari harimo ubuhanuzi. Nari ndimo gusubiza, birashoboka cyane ko Imana yagutuma gutanga ubuhanuzi kuri kamera. Yego. Birashoboka cyane, ariko nanone cya kabiri biranashoboka cyane ko Imana yakubuza kubutanga kandi uba ufite. Nk'ubu ngiye tuvugana kimwe nuko bishoboka cyane ko waza nta waguhamagaye ukayitirira Imana. Ari nabyo benshi bakunda gushidikanyaho, ngo ariko abo bantu buri gihe bazi Imana yababwiye kuri kamera. Ni nayo mpamvu nyamukuru nari nkubajije icyo kibazo mbere yuko twinjira mu byo Imana yashyize ku mutima wawe. Nibyo ngiye kugeraho. Nk'ubu ngiye tuvugana mfite message z'abantu barenga 5.
barenga 5. Hari ikindi kibazo ngira ngo mvugane n'abantu badukurikiye ndetse bakurikira n'izi mbuga nkoranyambaga. Hari ibintu abantu bigira kuko bamaze kuba abasitari, naramenyekanye, ntabwo umuntu ari wese yampa message. Abo twavuganye barabizi inyuma ya kamera. Ntabwo umuntu ari wese yampa message, ukagira message y'umuntu ugaca inyuma ukamuhamagara kuri telefone, wamuhamagara ukamubwira ati mfite message yawe, nakubona gute ngo nyiguhe? akumva ko Yarangiza akakubwira ngo yango guhura nanjye ntibishoboka. Rero birashoboka ko kenshi abantu batabasha kwihangana, ashobora kuvuga ati Jerry ubwo mufitiye message akaba yanze ko nyimuha, reka njye kuri kamera nanjye nyikubite hariya dore yanze ko duhura. Birashoboka. aho kugira ngo Imana ibe yanakubuza umwuka. Yego. Ariko njyewe hari ikintu kimwe nakoze. Mu bantu nagerageje guhamagara ngo mbabwire message zabo kandi Imana yarambujije. Hari ibyanze, hari ababyanze. Hari ababyanze nabo barabyumva. Kandi Imana yambujije nanone kubibabwira kuri telefone. Kuko hari condition yari yampaye ndi bubibabwiremo kandi turi kumwe. Nabo banga ko duhura. Banze ko duhura, iyaza kuba niyobora banaraje nkabivuga kuri kamera. Ariko Imana yarambwiye ati wibivuga kuri kamera. Tuzi. Birashoboka ko waza ukavuga Imana yakubwiye ngo bivugire kuri kamera. Biranashoboka ko wabivuga Imana itakubwiye ngo bivugire kuri kamera. Nibyo kenshi uzasanga uri mu Rwanda n'ingaruka z'ibintu wavuze Imana itagutumye. Tujya tubibona. Yego. Iyo ari wowe wabyivugiye ku cyawe giti, ni ingaruka uhangana na Imana yakwihoreye ikureba rwose, ari ugukubitwa wanakubitwa, wanafunga ubizira, n'ibintu byinshi byakubaho bibi kubera ko wagiye Imana itabivuganye nawe. Hagati aho natanga inama. Kuba uri umuhanuzi, iyo bivuze buri gihe numva binkora hantu. Kuba uri umuhanuzi bishobora kukugirira umumaro ukomeye, bishobora gutuma uba umuntu udasanzwe ariko nanone ubuze ubwenge, waba umuntu ugowe kuruta abandi. Yego. Urakoze cyane, ndakeka ndasobanukiwe. Hano uvuze witonze ariko harimo message ikomeye. Harimo ibintu bikomeye, harimo message ikomeye. So mbere noneho ubwo ndumva nago umwanya katubwira iby'Imana yashyize ku mutima wawe. Okay, murakoze cyane ko mu mwanya. Abakunzi bacu cyangwa abakunzi b'ijambo ry'Imana, tumaze iminsi dusangira ijambo ry'Imana, n'ubundi mbazaniye ijambo ry'Imana, ariko nanone hari ikindi kintu ngira ngo mwebwe mudukurikiye ndetse mukunda n'ijambo ry'Imana mukosore. No kumva ijambo ry'Imana mukariha agaciro, mukareka kurisobanura uko ritari. Ndabingenze kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo iby'umwuka mujye mubisobanuza umwuka, mwirinde gufata iby'umwuka ngo mubisobanuze umubiri, kuko ibi bintu ntago bihura. Ndagusaba nujya kumva ikiganiro ujye ubanza winjire mu mwuka. Nanone kandi ntago twese tugira umwuka wera udusobanura ijambo ry'Imana. Ibyo udasobanukiwe bivuga ngo siko kuri. Birashoboka ko atari ukuri kuri wowe, ariko ku bandi bagomba kumenya ukuri niko kuri kwabo. Imana ibahe umugisha mwebwe mudukurikiye. Reka dusome ijambo ry'Imana Umwami Imana ashyize ku mutima wanjye kugira ngo tubashe kumva message y'Imana ishaka kuri twebwe. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya 41, dusome duhereye ku murongo waho wa 10. Haravuga ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntutinye kuko ndi Imana yawe, kuko ndi Imana yawe, ntutinye kuko ndi Imana yawe, kandi ndi Imana yawe, nzajya nkuramira, kuko kandi ndi Imana, nzajya ngukomeza, niko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. 11. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. 12. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'abatarigeze kubaho. Amen. Imana ishimwe.
mwebwe mudukurikiye, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntutinye kuko nzajya ngutabara, amen. ntutinye kuko ndi mu ruhande rwawe, ntutinye kuko nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ngo abakurwanya bose uzabashaka ubabure, ngo bazakorwa n'isoni kandi bazamwara, abo bose bakurwanya ngo ndetse n'abakugisha impaka uzabashaka ubabure, bazahinduka nk'abatarigeze kubaho. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri aya magambo y'Imana. Birashoboka ko ufite ibyo uri gutinya, birashoboka ko ufite ibigutinyishije. Hari ibiguteye ubwoba mu buzima bwa buri munsi, ufite ibiguteye ubwoba, ubukene buguteye ubwoba, kwambara ubusa biguteye ubwoba, uburwayi nabwo bwaguteye ubwoba, ariko ijambo ry'Imana rivuganye nawe ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe. Niba Imana yawe iri mu ruhande rwawe, akaba warayizeye nk'Imana ishoboye, ukayizera nk'Imana ibashije, ukayizera nk'Imana ikuberaho abantu batari, niki kiguteye gutinya? Witinya kuko ndi Imana yawe, ngo nzajya ngenda ngutabara. Imana ishimwe. Ntabwo Imana izagutabara ejo ngo ejo bundi kureke. Iravuze ngo nzajya ngenda ngutabara, nzajya ngenda nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Witinya ibintu byose biri kugutinyisha, nkuzaniye ihumure riva ku Mana rivuga ngo witinya kuko ndi Imana yawe. Niba koko warahaye Imana ikibanza muri wowe, niki kigutinyishije? Witinya wa mubyeyi we, witinya abakurwanya, witinya. Hari ibintu byinshi byari bigutinyishije, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo witinya kuko Imana yawe ntabwo ari Imana ya so wanyu, ntabwo ari Imana ya bakuru bawe, ntabwo ari Imana ya anko, ni Imana yawe wowe ubwawe, Imana ufite mu mutima wawe, Imana mugendana, Imana urya uri kumwe nayo, Imana igendana nawe ugenda n'amaguru cyangwa uri mu modoka, Imana ibana nawe mu kazi ukora kwa buri munsi, Imana ibana nawe uri mutunda umucanga, uri umuyede, Imana ibana nawe ucuruza taro, ikabana n'abanyamaduka, ikabana n'abafite amangazini. Imana yawe mama, Imana yawe wa mukobwa we, Imana yawe atariyo wumvanye abandi, Imana atariyo twumvanye Meshaka na Saduraka na Bedenego, Imana twabonye twebwe ubwacu. Iravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntutinye kuko nzajya ngenda ngutabara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Witinya ibigutinyisha byari bihari, ibigutera ubwoba byari byakugezeho, ibituma wenda kumwara byari bihari, ibituma wenda guseba byari byakugezeho. Wari ufite gutinya, ubuzemeneriva kandi batangiye kwirukana, urimo urabona iki gihembwe utazakiga kandi kirasoza umwaka, ukeneye birete, ukeneye diplome. Witinya. Haleluya. Kuko ndi Imana yawe, witinya kuko nzajya ngenda ngutabara. Imana izajya igenda igutabara. Iyagutabaye byanze ejo bundi, iravuze ngo n'ubu witinya. Iyakurengeye ubona ko byari birangiye, iravuze ngo witinya. Iyagukijije uburwayi, abaganga bananiwe, iravuze ngo witinya. Haleluya. Iyagukuyeho urupfu, babona ko rwakugezeho, iravuze ngo witinya. Iyaguhaye urubyaro, bantu baraguhaye igihe, iravuze ngo witinya. Iyaguhaye ubwenge, baguteje ibisazi, iravuze ngo witinya. Haleluya. Iravuze ngo izajya igenda igutabaza ukuboko kwayo kw'iburyo. Bivuze ngo ukuboko kw'Imana kw'iburyo kuracyatabara, ukuboko kw'Imana kw'iburyo kuracyatabara kandi kuracyakora. Uku kuboko kuracyari kubayitegereje, kuracyari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Ntabwo uku kuboko kw'Imana kwigeze guhera ngo kunanirwe gukora, ugutwi kwayo ntikwigeze gupfa kunanirwe kumva ibyo uyisaba. Niki kigutinyishije? Utinyishijwe n'abo mugendana, utinyishijwe n'abakubwiye amagambo ababaje, bakomerekeje umutima wawe, ariko witinya. Mu gihe kigoye cyose urimo, witinya kuko ndi Imana yawe.
witinya kuko nzajya ngenda ngutabara, ngo kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Haleluya. uku kuboko kw'Imana kuramira benda kugwa, kukabyutsa abaguye, kugakomeza batari bakomeye, kubaka bari barasenyutse, gushyiraho imfatiro zitari zikiriho. Muririmbyi araririmbye aravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Imfatiro zawe zarasenyutse, wumva nta kindi uretse gusenga niba izo mfatiro zongera gusanirwa. Ntabwo ari ibuye ryakuwe ku rindi ngo bazaterekaho irindi. Izi mfatiro zasenyutse zubakwa n'amasengesho. Imana ishimwe. Ngo abakurwanya n'abakuburanya ngo abo nibo bazakorwa n'isoni. Abakurwanya urabafite, abakuburanya barahari. Ibuka babandi bakubwiye ngo wowe tuguhaye iminsi. Wubatse urugo bakubwira ngo amezi 3 niyo menshi, urumazemo 10 n'ingahe. Mbese nuko amaboko y'Imana yabanye nawe. Hari abantu bavuze aterega uyu nguyu we na nubwo tubona ashoboye, ariko amaboko y'Imana agomeza kugufasha kuko yabanye nawe. Aya maboko avuganye nawe ngo witinya, ngo kuko ndi Imana yawe. Ntabwo ari Imana y'abandi gusa, ahubwo ni Imana yawe wowe ubwawe, ni Imana yanjye mu ruhande rwanjye, ndetse ni Imana y'abayikunda, ni Imana y'abayishaka bose ngo ibagirire neza, ni Imana y'abayitegereza, ni Imana y'abayiringira. Imana yawe iravuze ngo witinya, Imana yawe iravuze ngo wigira ubwoba. Birashoboka kuri ahantu ubona ko nta cyaha gukura, birashoboka kuri mu bibazo ubona ko nta mitungo wabona yaba ingwate y'ikibazo ufite, ariko Uwiteka aravuze ngo ndi Imana yawe. Emerera Imana iba Imana yawe, urebe uburyo igukura mu maboko yaragukomeje, urebe uburyo igukura mu maboko atari meza, urebe uburyo igutandukanya n'icyaha. Imana iyo igutandukanije n'icyaha iba Imana yawe. Iyo ukiri mu cyaha wumva iyo Mana atari yawe, nta byiringiro by'ubuzima uba ufite, nta byiringiro by'abizera uba ufite, nta n'ibyiringiro byo kubaho uba utegereje. Ariko emerera Imana ize muri wowe, ihinduka Imana yawe. Haleluya. Nyankunda kwibaza ngo mbese Imana ya Meshaki na Saduraka na Abedenego mu kinyejana cyabo, kinyejana turimo, ni igihe dukwiriye gusenga Imana y'aba bagabo? Birashoboka ko yabiyeretse mu gihe ibintu bitari bikaze cyane, ariko twe turakwiriye ko dusenga Imana yacu 2024, tugasenga Imana tuzi twahuye nayo, tugasenga Imana twabonye. Ubu ndavuga Imana njya mbona bingoye, nkavuga Imana numvanye abandi bantu, kuko iyo twabumvanye izabashirana, ariko Imana ikurimo ntirangira. Iyo wumvanye abandi zarangira, izaba expired, ku buryo uzajya wibaza ngo mbese Imana ya runaka niyo cyangwa se. Nagira ngo uve ku Mana y'abantu ujye ku Mana yawe, uvuge ngo ndi Imana yawe. Iyivuze ngo ni Imana yawe, nuko izajya igenda igutabara, izajya igenda ikugirira neza, izajya igenda ikwambutsa imisozi, ibibaya, aho wibona hasi aho haciriritse ubona ntacyo bashije, akaboko k'Imana kaje kugukurayo, akaboko k'Imana kaje kukuzahura. Wari uzahaye, wari umaze igihe kinini cyane uri ku gisasiro cy'uburwayi, witinya kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngenda ngutabara, nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, nzajya ngenda nkugirira neza. Ngo kuko abakurwanya bose Uwiteka yabamenye, amenya ko bakurwanya, kuko iyi Mana utayifata nk'inyembaraga. Irakubwiye ngo witinya, ni inyembaraga, ibikurwanya bihari, Imana ije kugutabara. Haleluya. Ibikugerageza byakwatatse, Imana ije kukurengera. Ibigukuraho biri impande yawe, Imana ije kukurengera. Amaboko y'abantu yakurekuye, y'Imana aragufashe. Amaboko y'abantu akujugunye kure, y'Imana arakugaruye. Haleluya. Witinya kuko ndi Imana yawe, kuko nzajya ngenda ngutabara, nzajya ngenda nkurengera, nzajya ngenda nkurwanirira, nzagutabara babishaka batanabishaka. Nzakubera Imana aho abantu bari naho batari. Haleluya. Mana ndayikunda cyane, kubera ko abantu bakwanze yo ntikwanga, kuko ni Imana yawe nyine. Imana iba muri wowe, Imana igendera muri wowe, ikorera muri wowe. Imana ikumva ubabaye ikakumva wishimye, Imana igukunda wambaye ikagukunda nta n'icyo ufite, Imana igukunda utunze ikagukunda utanatunze.
inshuti zo mu isi zo hari igihe zigukunda ku bw'icyo zigukeneyeho, cyarangira zikagenda. Ndashima Yesu utajya uharara ngo ahararuke. Ndashima Yesu utajya wirengagiza nk'abantu. Abantu barirengagiza, ariko Yesu ntabwo ajya twirengagiza, kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngenda ngutabara, nzajya ngenda nkurwanirira. Ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure, abakugisha impaka uzabashaka ubabure, ngo ndetse uzabashaka ubabure ngo ku buryo bukomeye. Uzajya wibaza ngo mbese bagiye bajya impaka kuko Imana yari itarasa, bajya impaka kuko umutima wawe wari utaremerera Imana ngo uyemerere iture muri wowe, uyibwire ngo menye kuri Imana yanjye. Hari igihe ubundi duhamagara Imana nk'ituba kure, ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana iba muri twe, igendera muri twe, ikorera muri twe. Birashoboka ko naho waba wicaye muri ofisi, aho wicaye aho ngaho urimo ukora akazi kawe, Imana yawe yifata nk'iyo mubana isaha ku isaha, umunsi ku wundi. Wiyifata nk'iyo ushakira kure, yinihire amaganya yawe, uyibwire intimba yo mu mutima wawe, kuko ari Imana yawe. Haleluya. Ubwo umenye neza ko ari Imana yawe, shira ubwoba. Ntawayiguteranyaho, ntawayikwirukanaho, ntawayibwira ngo hoya Joseline ndamwanga nawe umwanga. Ni Imana yanjye, nta muntu wantandukanya nayo. Urukundo ifitiye ruraruta urw'abantu badufitiye. Ikomeze ku Mana, kuko iyi ni Imana yawe, ntabwo ari Imana y'abariya. Ifate nk'Imana yawe, uvuge ngo kubidashoboka ku bantu, kuri wowe kuko uri Imana yanjye birashoboka. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure, ngo ndetse bazahinduka nk'abatarigeze kubaho. Ndashima Yesu. Yesu ajya akuraho ibikurwanya ukabyibagirwa nk'amazi yamaze gutemba. Yabikuye ku mugabo witwa Yobu, imukuraho umuruho, imukuraho umubabaro, imukuraho agahinda. Ngo Yobu ahirwa n'Imana kuruta ubwa mbere. Iravuze ngo ibikurwanya uzabishaka ubibure, kandi ngo bizahinduka nk'ibitarigeze kubaho. Ibaze agahinda umaranye imyaka 20, Uwiteka aje kukakumara, gahinduke nk'akatarigeze kubaho. Umubabaro wababajwe nabo bose uzi n'ibyo wahuye nabyo, Imana ije kukumara uwo mubabaro, uzawibagirwa nk'utarigeze kubaho, kuko ijwi ry'Imana rivuze ngo ni Imana yawe koko. Haleluya. Ubwo ari Imana yawe, akaba atari Imana y'abandi. Ni Imana igukunda, ni Imana igukuyakuya buri munsi, ikubera maso, ikurinda mu gicuku uryamye. Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Atari yibishatse twaryama ntidukanguke, atari yibishatse bwaca ntibwire, ariko kuko ari Imana yacu. Haleluya. Bituma bwira bugaca, ukagenda nejo, ukagenda ukaryama ukabyuka. Izo muvuma zose zishyirwaho nuko ari Imana yawe. Emerera Imana yawe, iyo ngiyo igiye gutuma ibyakurwanyaga ibikugisha impaka. Bakugisha impaka umunsi ukira, nk'uwo bagishaga Yobu, bakamubwira ati ariko ubundi si ibyaha bitumye ubabara bene aka kageni? Birashoboka ko Imana waba uyikorera ukiranuka ugahura n'ibigeragezo. Bene data, birashoboka cyane ukiranuka, ugerageza kubaha Imana, ariko ukageragezwa, ukababazwa, ugahura n'ibikugora. Umva itandukaniro ufitanye n'abantu. Nuko ibyakugerageje byose bitaguhitanye, nuko ibyakugoye byose bitigeze bigukura mu buntu bwa Yesu, nuko ibyakugenje byose bitakugenje uko byashakaga kukugenza, nuko ukuboko kw'Imana kwabaye mu ruhande rwawe, nuko yagiye gutabara. Ngo nzajya ngenda ngutabara. Impamvu utishwe n'ubwo burwayi, nuko ukuboko kw'Imana kwabaye mu ruhande rwawe, n'iyi saha ugomeje kuba mu ruhande rwawe. Ngo Uwiteka avuganye nawe aya magambo mu ijambo rye, aravuze ngo ibikurwanya n'ibiguhiga uzabyibagirwa, ngo bizamera nk'amazi yamaze gutemba. Yoba Imana imugarutseho, imuhira kuruta ubwa mbere. Imana imuha abana beza, bana 10 yabuze umunsi umwe. Imana ibamuha mu gihe gito cyane. Uwiteka mugarukaho kuruta ubwa mbere, ngo nicyo cyatumye avuga amagambo akomeye ayatuza akanwa ke. Yobu 42 aravuga ngo nzi yuko ushoboye byose, nkatibasha kurogoya imigambi yawe yose. Emerera Yesu,
mubwire ngo menye kuri Imana yanjye, menye ko ushoboye byose, menye ko nta na kimwe kibasha kurogoya umugambi wawe ku buzima bwawe, ku buzima bw'abana bawe, ku buzima bw'umutware wawe, ku buzima bw'umuryango wawe, ku buzima bwa famiye yawe, ku mikorere yawe. Imana ishoboye byose, nta na kimwe cyarogoye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umaze iminsi wihebye, urimo uravuga ngo ahari abarozi umugambi w'Imana bawuburijemo. Oya, nta muntu ujya ugamburuza umugambi w'Imana. Icyo yanditse yaracyanditse, umugambi wayo harimo n'izina ryawe. Urahiriwe kuko Yesu akwishimira. Niba Yesu akwishimira, shira ubwo kugira ngo ibashe kukurengera. Haleluya. Humura, witinya, kuko amaboko y'Imana iyo ari mu ruhande rwawe, umubisha araneshwa. Iyo amaboko y'Imana ari mu ruhande rwawe, nta na kimwe kigutera ubwoba. Byari byaraguteye ubwoba, nkuzaniye message ivuga ngo witinya, kuko amaboko y'Imana zajya agenda gutabara. Ngo kandi bikurwanya nibikugisha impaka byose, Uwiteka aravuze ngo ibyo byose uzabyibagirwa, bimere nk'ibitarigeze kubaho. Uba mu madene, urimo uribaza ngo mbese nzaba mu buzima budafite amadene. Iravuze ngo uzabyibagirwa, bimere nk'ibitarigeze kubaho. Ufitanye ibibazo n'abantu, uragerageza kwitwararika ntibikunde, ariko Imana yo ivugiye mu ijambo ryayo, iravuga ngo ibyo byose uhura nabyo bikurwanya bizarangira nk'amazi yamaze gutemba, kubera ko ukuboko kw'Imana kutigeze guhera ngo kunanirwe gukora ku buzima bwawe. Witinya, kuko iri kumwe nawe, izajya igenda igutabara. Mu byo wanyuzemo byose niyo yagutabaye. Hahandi ntiwari buhave, ni Imana yagutabaye. Hahandi ntiwari buhakurwe n'amaboko y'abantu, n'amaboko y'Imana hagukuwe. Ibuka impfu nyinshi Imana yagusimbukije, ibuka agisida Imana yakurengeje uko zingana, n'amaboko y'Imana yagiye agutabara. Ibuka kwiga kwawe byari bigoranye, amaboko y'Imana aragutabara. Ndetse mu buzima bwa buri munsi wibwiraga ko utazageza uyu mwaka, amaboko y'Imana aragutabara. Niyo wabitekerezaga wumvaga biri kure, ariko amaboko y'Imana yaragutabaye. Imana ishimwe cyane. Izajya igenda igutabara, ikurengeza ukuboko kwayo kw'iburyo, ngo kandi ibyo byose bikurwanya n'ibikugenza, jambo riratubwiye ngo uzabyibagirwa kandi bizamera nk'ibitarigeze kubaho. Yesu yatabaye, uhinduka nkaho nta kibazo wigeze kugira. Yesu iyo akumaze inzara, uhinduka nk'umuntu wamwe uri umutunzi. Yesu iyo akwambitse, uhinduka nk'umuntu wamwe wambaye. Ntabwo abantu bamenya ko wabayeho mu gihe cyo ko buri ibyo wambara, ntabwo abantu bamenya ko wabayeho mu gihe cyo ko buri ibyo ugaburira abana cyangwa minerivare. Iyo urangije kwiga Imana ikaguha akazi, abantu bibagirwa ko hari igihe wabasabye na tike kujyana ku ishuri ntibayiguhe. Yesu ajya asibanganya ibimenyetso by'ibzatubayeho, ndetse agakuraho n'inkovu. Umubabaro wacu Yesu awukuraho, akatumara agahinda, kuko avuze ngo witinya. Wowe udukurikiye witinya, yakurengeye cya gihe n'ubu yongeye ko kurengera. Iravuze ngo imibabaro yawe, iravuze ngo imiruho yawe, akaga kawe, amarira yawe, amakuba yawe igiye kuyahindura ibyishimo, kuko ari Imana yawe. Ntabwo ari Imana wumvanye abandi, ntabwo ari Imana ya Bishop. Iyo aza kuba ari Imana ye, ntabwo wari kuyikorera, nta nubwo wari kuzabaho, kubera ko imana z'abantu zirashira, imana zabo barazanura, imana zabo ziravunika, zijya zisinzira, ntizikora ku manywa na nijoro, zigira igihe cyo kuruhuka. Ariko Imana yawe ufite, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yadendeje inyanza, Imana yahanitse ikirere, Imana iturinda. Haleluya. Uturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri umurengezi mwiza, uri igihome cyacu. Turaryama twiziguye, kuko utubereye maso, uri mu ruhande rwacu, ntituzatinya namba. Imana ishimwe.
ryama wisigure kuko Imana izajya igenda igutabara. Ryama wisigure kuko ukuboko kw'Imana kukiri mu ruhande rwawe. Ibiguteye ubwoba wibirebaho, tekereza ko Imana yagukoreye. Mu byashize byose witekereza ko ari amaboko yawe yabikoze. Mu byakubayeho byose ukabivamo ukaba ugihumeka, witekereza ko ari ubwenge bwawe bwabikoze. Uwiteka atakurengeye nawe byari kuguhitana. Wowe wabaye mu byaha ukagera igihe ukabyiyambura, witekereza ko uri umuhanga cyane. N'imbabazi z'Imana zakujeho kubera ko kwa kuboko kw'Imana kugenda kugutabara uko bwije nuko bukeye, kwakugiriye ubuntu, kurakwiyegereza, kuragukuyakuya kugira ngo kukurinde Satani. Wikishongora nk'utacambaye umwambaro w'urugamba, ahubwo vuga ngo menye neza ko utarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka, uwo ni w'Imana yemera. Gerageza mu gihe gito cyane ufite, ntago wamenya igihe cyawe. Igihe cyanjye sinakimenya. Hari birashoboka ko uyu munsi yaba ari bwo bwa nyuma mvuze, biranashoboka ko irijwi wumvise mu matwi yawe bwaba ari bwo bwa nyuma uryumvise, ariko wikerense ubwo buntu ugiriwe. Ibuka ineza y'Imana mu ruhande rwawe, wibuke ko izajya igenda igutabara. Ibyago byose urimo, humura, Imana iri mu ruhande rwawe. Humura, izajya igenda igutabara. Ibyakubabaje byose bireke, bigiye kwibagirana, bimere nk'ibitarigeze kubaho, kuko Uwiteka iyo akijije akuraho n'inkovu. Ntabwo Uwiteka ajya agira ngo iyo ntagukiza uba waraguye hahandi. Oya, Imana ni Imana. Iyo tubabariye ntabwo igira inzika. Iyo tubabariye ntabwo iducyurira ibibi twabayemo ngo byibagirana nk'ibitarigeze kubaho. Shima Yesu mu buzima bwose urimo, wibuke ko igiye kujya igenda igutabara. Uyu munsi ntabwo byari byiza, ariko ejo bizaba byiza. Uyu munsi wari ugowe, ariko ejo ni umunezero. Mubwiriza ibice 3 yaravuze ngo habaho igihe cyo kwishima n'icyo kubabara, hakabaho igihe cyo kuvuka n'icyo gupfa. Ibyo bihe iyo tubinyuzemo biratugora, ariko ukuboko kw'Imana kuko kugenda kuturamira buri munsi, kuturinda buri munsi, kuturwanirira buri munsi, buracya bukira. Imana ishimwe. Uhabwe umugisha wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, ndetse nawe uzatega amatwi ijambo ry'Imana. Wibuke ko Imana ivuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntutinye kuko ndi Imana yawe, kandi ntutinye kuko nzajya ngenda ngutabara. Imana ishimwe. Nzayimana niyo ikikubeshejeho. Iyi Nzayimana ku buzima bwawe itumye abana bawe biga. Nzayimana itumye uramba mu kazi, abo mwakagereyemo rimwe bagakuwemo, ahari bakoze n'amakosa, ahari bafite byinshi batagenje neza, umukoresha arabahagarika. Ariko iyo Nzayimana itumye ukikarimo bivuga ngo ngende umuhanga. Oya, garagaza ko ari Imana yabaye mu ruhande rwawe, kuko iyitahaba nawe uba warirukanwe nk'abandi. Ahubwo Imana ishimwe yigomeje kukurindira mu buntu bwawe. Reka munyemerere cyane mwebwe mudukurikiye, namwe muzadukurikira, ijambo ry'Imana murishyire ku nkingi y'imitima, kandi Umwuka Wera arushaho kuribasobanurira kuruta uko nge naribasobanurira. Reka dusoze dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uravuze ngo witinya kuko ndi Imana yanyu, witinya kuko ndi Imana yawe. Ngo koko nzajya ngenda ngutabara, nzajya ngenda nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Uhimbazwe Yesu. Iyi mitima y'abantu bose badukurikiye ndetse n'abazadukurikira, imbabazi zawe, imbaraga zawe, ubutware bwawe, ubuntu bwawe, amaboko yawe agenda atabara, agwire kuri buri muntu wese. Abona ukuboko k'ubutabazi mu ruhande rwe, kandi abona ukuboko kw'ineza. Imibabaro yose bari barimo ni wowe ujya uyirangiza, ni wowe uturwanirira, ni wowe uturinda buri munsi ibitero bya Satani, kuko utubereye maso, uturinda buri munsi imbaraga ziturwanya, ukadushyiraho ubuzima butari buhari. Uhimbazwe Yesu. Umugisha ubwoko bwawe, ubugirire neza cyane, kandi umuntu wese uzumva iki kiganiro azacyumve mu ijwi ryawe ryongorera rigera ku mutima. Ntazacumve mu ijwi rya Joseline, kuko nge ntacyo nabasha, ariko uri muri jye arabashije. Kora imirimo ikomeye mu bwoko bwawe, banezezwe nuko ubagarutseho, kandi ubabwiye ngo bitinya. Urakoze Yesu kuko ubanye natwe, kandi ugashyigikira ibyo ucishije muri twe, mu izina rya Yesu. Amen.
yego turagushimiye mukozi w'Imana kutugezaho ijambo ryiza ry'Imana. murakoze cyane. Imana ikomeze kugumugisha kandi namwe tubashimire mwebwe mwabanye natwe kuva dutangiye ubutumwa bwiza kugeza aho tubugejeje ku musozo. Mwese Imana ikomeze kubahereza umugisha. Amen. Naho utaha. murakoze cyane.